nguhaye ikaze. Mu Rwanda hasohotse itegeko ryemerera buri munyarwanda gutunga imbunda, kuzicuruza ndetse mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni itegeko rero ryasohotse kuwa mbere w'iki cyumweru, aho Minisiteri y'Umutekano yatangaje ko hari uburyo abanyarwanda buri wese azajya aba yemerewe kuba yatunga imbunda. Muri iki kiganiro rero turaza kuvuga ibisabwa kugira ngo umuntu abe yemerewe gutunga imbunda cyangwa se kuzicuruza, icyo bagendeyeho, ese bazajya bagendera kuki, ese detaye ingingo ku ngingo, ku buryo niba uri umunyarwanda wenda uvuga uti mba nacuruza imbunda cyangwa se mba numva nayitunga mu buryo bwo kwirwanaho, iki kiganiro kiraza kurangira cyangwa se kiraza kugera ku musozo wamaze ibyo bintu byose kubisobanukirwa. Iki kiganiro ntago nza kuza kuba ndi njyenyine, ndaza kuza kuba ndi kumwe n'undi mutumirwa uri buze kuza kudufasha kugenda adusobanurira amategeko, icyo bivuga, icyo babitangajeho, kugira ngo abashaka gutunga imbunda rwose muzazitunge neza kandi mu buryo bunyuzwe n'amategeko, bunyuze mu mategeko kurusha abajyaga bazitunga mu buryo bwa rwihishwa. Ndumva ntaza gutinda rero, reka noneho nakire umutumirwa udasanzwe atunyuriremo uko byifashe. Ikaze. Minisiteri y'Umutekano mu gihugu mu Rwanda yasohoye amabwiriza ya minisitiri yerekeye imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo, ibyo bita accessoire. Ni amabwiriza akubiyemo ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gutunga mwene iyi mbunda, aho asaba uruhushya, inzego zemerewe gutanga urwo ruhushya, ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gucuruza izo mbunda cyangwa kuzimurika mu imurikagurisha n'ibindi. Imbunda zidahitana abantu ni izihe mu by'ukuri? Bazita non-lethal guns. Imbunda itica cyangwa se imbunda itica burundu ni ubwoko bw'imbunda bugenewe guhagarika cyangwa se gukumira uwirasa idateje urupfu cyangwa se gukomereka bikabije. Izi mbunda zikoreshwa mu bihe gukoresha imbunda zica bidakwiye cyangwa se bidakenewe, hagamijwe kugabanya impfu no kwangirika kw'ibintu. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018 nibwo Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yatoye itegeko ryerekeye intwaro, aho ryemerera abantu kuba bakora ubucuruzi bw'intwaro mu iduka mu Rwanda ndetse bakanazitunga. Ni itegeko rifite ingingo 74 zisobanura neza uburyo umuntu ashobora gukora ubucuruzi bw'intwaro, uburyo umuntu ashobora gusaba gutunga imbunda, ibyo barebaho kugira ngo wemererwe gutunga intwaro n'ibindi. Kuri uyu wa mbere rero ubwo hasohotse amabwiriza ya minisitiri agenga ibyo gutunga imbunda zitica abantu. Reka tuvuge kuri aya mabwiriza. Ninde wemerewe gutunga imbunda mu Rwanda? Bisaba iki ngo umuntu yemererwe kuzitunga, kuzicuruza cyangwa se kuzimurika? Intwaro zidahitana abantu zagenewe guhagarika cyangwa guca intege by'igihe gito uwo zigamije kurasa aho kumukomeretsa bikabije cyangwa kumwica. Intego nyamukuru yazo ni ukugabanya ibyago byo gutera impfu cyangwa se ubumuga bw'igihe kirekire ugereranije n'imbunda zisanzwe. Imbunda zidahitana abantu zikoresha ikoranabuhanga ritandukanye, harimo nk'amasasu arimo udufuka twuzuye ibintu bibabaza ariko bidakomeretsa cyangwa se ngo byice. Harimo kandi amasasu y'udupira twa kauchu ateza ububabare no gukomereka mu buryo butica. Izi mbunda kandi zikabamo izirasa ibinyabutabire bibabaza cyangwa se biryana mu maso, nk'umwotsi uryana mu maso umwe bakoresha mu myigaragambyo. Ibinyabutabire biteza kubabara by'igihe gito ariko ntibyice. Hakabamo n'izikubitisha amashanyarazi atuma umuntu acika intege, akaba yakwikubita hasi, akaba yanata ubwenge ariko ntapfe. Harimo kandi n'ibikoresho by'amajwi, igitwa acoustic wave, amajwi akanganye cyane kandi atesha umutwe ku buryo umuntu yahita areka ibyo washakaga ko adakora. Izi mbunda zidahitana abantu zikoreshwa cyane n'inzego z'umutekano no mu gisirikare mu bihe nko gucunga no kugenzura imbaga, guhosha imvururu cyangwa se imyigaragambyo no kubohora ingwate. Zikoreshwa kandi n'abaturage basanzwe mu rwego rwo kwirwanaho. Iyi ngingo ya nyuma yo gukoreshwa n'abaturage mu buryo bwo kwirwanaho iri mu zo Minisiteri y'Umutekano yashingiyeho isohora amabwiriza. Intego y'aya mabwiriza ni ukugenzura itumizwa mu mahanga, kubika, gutunga, kohereza mu mahanga, gucuruza, guhererekanya, gutizanya, kwinjiza, gutambutsa no gukoresha imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo. Igikoresho cy'imbunda idahitana abantu cyangwa se accessoire nk'uko bivugwa muri aya mabwiriza bisobanura amasasu yuzuye cyangwa se ibice byayo birimo ibifuniko cyangwa ibipfundikizo by'amasasu cyangwa ibyitwa ibitoryi, ifu iturika cyangwa se ubumara bw'isasu,
amasasu cyangwa se imyambi bishobora gukoreshwa mu mbunda idahitana abantu n'ibindi. Ibi nibyo bikoresho byo muri izi mbunda bivugwa nabyo umuntu ashobora gucuruza cyangwa se gutunga ariko abifitiye uburenganzira. Aya mabwiriza avuga ko mu Rwanda imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo bikoreshwa gusa ku mpamvu zirimo guhagarika cyangwa se guhitana inyamaswa zaba izo mu rugo cyangwa se iz'ishyamba, kuzerekana nk'ibikoresho mu imurika, kuzikoresha mu mikino cyangwa se amarushanwa y'imyidagaduro ndetse n'izindi gahunda zose zemejwe n'urwego rubifitiye ububasha. Urwego rufite ububasha bwo gutanga uruhushya rwo gutumiza mu mahanga, kohereza mu mahanga, gucuruza, kwinjiza cyangwa gutambutsa imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo ni Minisitiri. Urwego rufite ububasha bwo gutanga uruhushya rwo gutunga, gukoresha, guhererekanya cyangwa se gutiza imbunda idahitana abantu ni umuyobozi mukuru wa polisi. Dore ibisabwa mu gusaba uruhushya rwo gutunga cyangwa se gucuruza mwene izi mbunda. Umuntu wifuza gutumiza mu mahanga, kubika, gutunga, kohereza mu mahanga, gucuruza, guhererekanya, gutizanya, kwinjiza, gutambutsa cyangwa se gukoresha imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo asaba uruhushya mu nyandiko yandikira urwego rubifitiye ububasha kandi agatanga ibi bikurikira: ibaruwa isaba uruhushya igaragaza ubwoko bw'uruhushya rusabwa, kopi y'impapuro ziyandikisha ry'ubucuruzi mu gihugu cy'usaba, kopi y'indangamuntu cyangwa se pasiporo y'usaba igaragaza ko afite nibura imyaka 21 y'amavuko mu gihe usaba ari umuntu ku giti cye, icyemezo cy'ubuzima bwiza bwo mu mutwe cyatanzwe n'umuganga wemewe kigaragaza ko afite ubuzima bwo mu mutwe busanzwe, inyandiko igaragaza ubwoko n'umubare w'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo umuntu asaba, icyemezo cy'uko hari aho kubika neza iyo mbunda cyatanzwe n'urwego rubifitiye ububasha cyangwa se uhagarariye urwo rwego, umwirondoro w'umukozi uzi gukoresha imbunda zidahitana abantu n'icyemezo cy'uko nta byaha umuntu akurikiranyweho mu gihugu abarizwamo, bakita police clearance. Asabwa kandi kopi y'icyemezo cy'uko usaba yasoje kwishyura imisoro. Uru ruhushya rutangwa mu minsi 30 uhereye ku munsi urwego rubifitiye ububasha rwakiriye ubwo busabe. Uruhushya ruba rugomba kugaragaza amakuru akurikira: itariki naho rutangiwe, igihe ruzamara rufite agaciro, igihugu iyo mbunda iturukamo cyangwa se izoherezwamo, uwagenewe imbunda n'ibikoresho byayo, ubwoko n'umubare w'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo, aho bizabikwa, nimero ndangamwihariko y'imbunda cyangwa nimero de série n'ibiboneka, n'amakuru yerekeye uruganda rwakoze iyo mbunda. Umuntu asabwa gutanga raporo ya buri kwezi buri gihe ku rwego rubifitiye ububasha, akerekana ikoreshwa ry'imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo. Uyu muntu kandi asabwa gutanga raporo ako kanya kuri sitasiyo ya polisi iri hafi igihe habaye impinduka cyangwa se ikindi kibazo gikomeye gitewe n'iyo mbunda. Uyu muntu anasabwa kumenyesha polisi y'u Rwanda buri gihe amakuru ajyanye n'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo byatumijwe mu mahanga, byacurujwe cyangwa se byimuwe, kugira ngo bihabwe inyandiko n'ibaruramibare. Polisi y'u Rwanda niyo igena amakuru yose akenewe atangwa mu itangwa rya raporo. Kubirebana no kwandika imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo, polisi y'u Rwanda ibika kandi ikabungabunga inyandiko zose zijyanye n'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo. Imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo bishaje cyangwa se bitagikora bishyirwa mu bubiko bwihariye no mu gitabo byandikwamo mbere y'uko bisenywa. Urwego rubifitiye ububasha nibwo rugena uburyo n'aho ibyo bikoresho bizajya bisenyerwa. Uwahawe uruhushya niwe wishyura ikiguzi cyo gusenya imbunda n'ibikoresho byazo. Imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo biba bigomba kubikwa ahantu hizewe kandi hakurikiranwa neza kandi bitandukanijwe n'ibindi bikoresho. Nko mu gihe izo mbunda ari zo gucuruza cyangwa se kumurika, umukozi ushinzwe kubika izi mbunda aba agomba kuba afite ubushobozi n'ubumenyi buhagije bukenewe mu kubika no gucunga izi mbunda. Itsinda rigizwe n'abahagarariye Minisiteri ishinzwe polisi y'u Rwanda hamwe na polisi y'u Rwanda bakora igenzura ry'imbunda zidahitana abantu, ibikoresho byazo naho bibitswe buri gihe nibura rimwe mu mezi 6 cyangwa se igihe cyose bibaye ngombwa. Hari impamvu zishobora gutuma uruhushya rwo gutunga imbunda zidahitana abantu ruhagarikwa. Izo mpamvu zirimo nk'igihe usaba yatanze amakuru atariyo, akagira ibyo ahisha cyangwa se agatanga ibyangombwa by'ibihimbano, ndetse n'igihe uwo muntu atubahirije ibisabwa n'aya mabwiriza. Hari impamvu zishobora gutuma uruhushya rukurwaho burundu. Ni nk'igihe urwo ruhushya ruhawe inshuro 2 ndetse n'igihe urwego rubifitiye ububasha rwemeje ko ku mpamvu z'umutekano uruhushya rugomba gukurwaho burundu. Urwego rubifitiye ububasha rushobora guhagarika uruhushya igihe kitarenze amezi 6 cyangwa se rugakuraho burundu urwo ruhushya. Urwego rubifitiye ububasha rwandikira umuntu
rukamumenyesha impamvu n'igihe uruhushya ruhagarikiwe cyangwa se impamvu uruhushya rukuweho burundu. Mu gihe uruhushya ruhagaritswe cyangwa se rugakurwaho burundu, imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo bifatirwa na polisi y'u Rwanda. Umuntu wese wari utunze cyangwa se akoresha imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byazo mbere y'isinywa ry'aya mabwiriza agomba kuba yabishyize mu buryo buhuye n'aya mabwiriza mu gihe cy'amezi 6 uhereye ku munsi minisitiri asinyeho aya mabwiriza. Ubundi mu Rwanda hasanzweho itegeko nimero 56/2018 ryo ku itariki ya 13 y'ukwa munani mu 2018 ryerekeye intwaro. Ingingo ya 3 y'iri tegeko ivuga ko mu Rwanda gutunga imbunda ku buryo ubwo ari bwo bwose uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemererwa n'amategeko bigomba uruhushya rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda. Kugendana imbunda uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemererwa n'amategeko bitangirwa uruhushya rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda. Iri tegeko kandi rivuga ko uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo rwishyurwa buri mwaka amafaranga agenwa n'iteka rya perezida. Rinavuga ko polisi y'u Rwanda ifite uburenganzira bwo kwambura by'agateganyo cyangwa se burundu umuntu wari ufite uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda n'amasasu yazo iyo bikoreshejwe mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo bushobora guhungabanya umutekano rusange. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda butanga uruhushya rwo gutunga no kwakira imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bugomba kubanza kumenya niba usaba uruhushya rwo kwakira imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo yujuje ibyangombwa biteganywa n'iri tegeko. Uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda ruhabwa umuntu wasinyanye amasezerano na polisi y'u Rwanda yemeza ko aramutse ahawe imbunda, amasasu yazo n'ibindi bijyana nabyo atazabikoresha mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ruhabwa kandi abagenzi bafite icyemezo cya leta y'igihugu cyabo cy'uko imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo bigenewe gukoreshwa nabo ubwabo gusa. Ruhabwa kandi ibigo by'abikorera bishinzwe gucunga umutekano. Kugira ngo umuntu yemererwe gutunga cyangwa se kugendana imbunda mu Rwanda, agomba kwandikira ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda agaragaza impamvu asaba gutunga imbunda, kandi bigakorwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ngira ngo rero abantu bashaka gutunga imbunda cyangwa se bifuza kuzicuruza, mwagiye musobanukirwa iby'ibanze bisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gutunga imbunda. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Papa Legacy na Ismael Mwanafunzi.